ushaka kwambara neza ukaberwa, ushaka kugaragara neza muri rubanda, ukaba warabuze uko wabigenza. Igisubizo ni kimwe, hamagara 078 77 53 770 uvugane na Puzzle Designer. Ntugire ikibazo cyaho uherereye, bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe. Yo, mbahaye ikaze kuri Power TV show. Nge nitwa Puzzle Designer, young presenter in the country. Iyi ni Power TV show nk'ibisanzwe, I'm from you behind the cam. Today yo mukireba abantu turi kumwe, mukareba ibikoresho turi kumwe nabyo ni abanyamuzika. Tubahaye ikaze kuri Power TV show. Murakoze cyane. Mwitwa gute? Amazina yanjye banyita Integuza Integuza Joyeuse. Joyeuse. Integuza? Akomenya papa ari pasteur. Umuntu ari kwiza ariko amenya ari umupasteur. Integuza? Integuza Joyeuse. Meze fresh. N'umupianiste nawe yakatumereza ikaze. Turakwakiriye bro. Witwa gute? Amazina ni Prince Mugisha. Prince Mugisha. Akaba ariho ucurangira Joyeuse. Cyokoze. Abantu rero bakireba ibikoresho bacyumva muzika, ndabiza abantu bakunda muzika nkanjye ni benshi. Nimashaka guhita numva kwanza amajwi n'indirimbo muri rusange. Music kadutangira. Iyo ndirimbo ni yawe? Oya, ari yanjye. Ni yande? Ni ya ministry bita Light of the Earth Ministry. Ariko uretse kuba wenda uri indirimbo z'abandi ufite n'izawe? Ndazifite gusa nyine ntabwo ari nyinshi. Yagiye hanze n'imwe. Ariko n'izindi watangiye muzika ryari kuvuga uti kamure music kabikore ku giti cyanjye? Nayitangiye corona itangiye. Watangiranye na corona, abantu bazanye na corona ni benshi. Nadukoreye umuti. Nawe uri mu bantu corona yakoreye umuti. Indirimbo yawe ya mbere wakoze yitwa gute? Indirimbo nakoze ya mbere yitwa Igitambo. Igitambo. Ariko asanzwe uba muri korali n'ubundi? Muri korali. Sengera muri hedini? Sengera muri Nazareth Church. Nazareth Church. Uravuga uti kandeke no kuba muri korali gusa kankore n'ibintu byanjye. Kubera ko watekereje gukora wenyine? Nyine numvaga bindimo. Numvaga nyine ari impano yanjye. Deni ntangira kuzikora, ntangira kwandika. Ubundi natangiye kubitekereza kera ntaratangira gukora umuziki. Ngakora utuntu tukava. Ariko nyuma nyine nza kubona ko ngomba gukora n'indirimbo zanjye. Kavuza wowe wakoraga se ahantu wazishira ku buryo abantu wenda bazibonaga? Yego zirahari. Kuri YouTube? YouTube ziri kuri channel yanjye. Murashaka nko kuzireba nko kureba bimwe mu bintu wakoze yakwandika gute kugira kubona? Umuntu ushaka kumbona yajya kuri YouTube agasacinga Integuza Joyeuse. Byose ni yabisanga. Indirimbo zose ibintu byose wakoze biba biriho, yaba amakava yaba indirimbo yawe. Ndagira noneho turirimbire kuri iyo ndirimbo yawe Igitambo. Zamurimbira hejuru ku
kurusha amagambo. ndashaka kuvuga igitambo cyawe mwami ngukorere nguhaye umutima wanjye mwami ari wowe uyobora ndashaka kuba igitambo cyawe mwami ngukorere nguhaye umutima wanjye ari wowe uyobora ntabwo ngako nyine niko karetse indirimbo ni ndende kubera iki watekereje gukora indirimbo yitwa igitambo? nyine kubera ko aribwo nari ngitangira umuziki navuze ngo ndashaka kuba igitambo cyawe Imana kugira ngo nyine mpore nyikorera kugira ngo mpore ngira courage yo gukora umuziki. Ndetse ushaka kuba umwana wayo ugakorera Imana. Ariko ukivuga igitambo misenekereza ku masomo yo muri Bibiliya bavuga umwana wabereye igitambo harya ninde? Isaka. Ise yari Abraham. Weho uri umwana weho bagusabye kuba igitambo nka kuriya nyine kuri iyi histoire imeze wakwemera? Biragoye ariko nyine byakunda se? Biragoye wapi nyine vuga wewe ira histoire iri ko byakugora? Biragoye kabisa. Turaganira none no ku buzima busanzwe sibyo? Urebye nk'abakristo b'ubu ngubu wenda n'abakristo ba kera ubona batandukaniye? Abakristo bari digital n'abakera wenda bo mu bihe byashize kubona turi muri digital? Ntabwo mbizi neza cyane wenda ku bya kera ku bakristo ba kera cyangwa se ab'ubu ngubu wenda njye nshobora kuvuga ku b'ubu ngubu wenda bameze wenda abakristo b'ubu ngubu ni abantu bakijijwe ni abantu bakora ibintu nyine bijyanye n'ibyo bakurikiye muri make nyine bijyanye n'ibintu by'Imana kuko umukristo nyine umuntu wizeye Imana cyangwa se wakurikiye Yesu. Rero ubukristo bw'ubu ngubu ko nyine ubwa kera ntabwo mbuzi cyane ko ntabwo nduba kera cyane ariko ubu ngubu rwose bisaba abantu benshi bamenye Imana bitewe n'uko abantu bagiye babwiriza bitewe n'ivugabutumwa riba riri hano hanze ndetse n'indirimbo turirimba byose aba ari ivugabutumwa. Umukristo rero biramufasha kandi bikagira icyo bimwigisha. Hari abantu bumva amadini akavuga uti ibintu by'amadini byateye ngo ni business. Iyo byumvisha weho kuri weho ubifata gute? Kuri njyewe Imana nta business ntabyo buriya urugero nkatwe dukora umuziki cyangwa se twe dukora indirimbo z'Imana ntabwo tuba tuvuga ngo turakora kugira ngo bazatwishure ahubwo dukora kugira ngo dusakaze ubutumwa bw'Imana kugira ngo bugere ku bantu bose abantu banezerwe ariko ibintu by'Imana buriya ntabwo ari business. Yumvisha abantu bari kubivuga wiyumva gute? Nyine kubyumva biragoye ariko ujya ubyumva abantu babivuga? Ndabyumva ariko ntabwo biba ari byo. Ibintu by'Imana gutanga ubutumwa ntabwo ari business. Ushobora kubukora bukakugeza kure ariko wenyine mu mutima wawe utavuga ngo ndi kubikora kugira ngo nyine bizabyara ikindi kintu ukabikora kugira ngo wowe usakaze ubutumwa bwawe ugera ahantu hose. Ndagira uturi imbere nk'indi ndirimbo wenda wowe wateguye ni pianiste wawe?
ari hasi kabisa. Yitwa gute? yitwa ndakeka yitwa nta wundi nambaza. Ni nayo iri muri cover zo wakoze? Ntabwo irimo. Ntabwo irimo gusa no kwinjira. Ase kambaze uno mujene ari yambwiye ngo yitwa Prince nkuko abayise aririmba indirimbo nyine ubwo wari ubyiteguye ko ari yagiye kuririmba uhita ubimenya gute kugira utujyana nawe? Mama uziranye? Wumva nyine atangiye kuririmba gatuma yagiye kuririmba. Ese nkuko umuntu ari kubona ashobora kubona ko uracyari muto. Piano wayize ryari ko wayize gute uyifatanya n'amashuri? ariko si kirekire cyane. Uzi no kuririmba se buriya uririmba? Byaranze. Buriya nabonye ije ndavuga uti buriya unubura mucurangira rero no kumubekinga basi. Si cyane. Kuririmba si cyane. Wikundiye tu utangira kwikoraho bwa mbere wayikozeho ryari? Kera nyine kuvuga uti kandi ncurange numva ukuntu byamera. Hari igihe nyine abantu cyangwa se abantu bagitangira kwiga ubona gutyo ugatangira gukora ariko ibintu ukoraho bitumvikana. Buriya ndumva agenda ayikoreho ni nka 2015. Oya nyine murashaje siko byaje neza. Nubwo n'ubu bitaraza neza ariko si bizaza ariko kava ukunda gukora na ni gospel ntabwo ujya ukora kava ugira uruhande rwa gospel kubera iki se? Yako nyine nizo zimbamo niwo muhamagaro wanjye. Secular se ntabwo ujya yumva basi? Ndayumva buriya ariko si cyane. Ako muri phone yawe ntabwo zabura moto? Harimo n'imwe cyangwa ebyiri. Niyo rukumva cyane muri Secular muri no misi. Rugukunda cyane. Gusa njyewe nkunda Bruce Melody. Nkunda nyine melody gusa nyine ndazumva ariko cyane njye mba ndi kumva melodies. Naniyo Bosco. None niyo ndirimbo ya Meddy uharaye ya Melody. Ya Melody. Yurukumva nyine muri none gusa nyine niyo cyangwa ni ariko nago ni nshyashya se ariko gusohora urukumva ni za kera. Yenda ndazumva kubera ko nkumva melody ariko nago nzumva nyine ngo nure zindimo neza nyine ngo ndi kuzikurura. Urukura melody irimo gusa nyuma ndi kumva nyine melody barimo araririmba kubera ko nkunda ijwi kimwe. Joe ndagira noneho tubisubiremo wenda urangira abantu bashaka kureba nk'ibikorwa byawe nk'umuntu wakunze wenda ijwi ryawe kuririmba aho yavana ibihangano byashaka kubireba. Yashaka kubireba tu ni kuri channel yanjye. Navuze ko channel yanjye yitwa Integuza Joyeuse. Bagenda kabisa bakadushyigikira kugira ngo natwe dukomeze nyine twaguke tubone abafana benshi ndetse banadushyigikira naho ngaho babisanga. Utekereza ko gospel yabamo akazi? Umuntu yagitangira buri ibintu nakubwiye ko njye ntabikora nka business, njye ndi kubikora kugira gusa nyine ubutumwa bw'Imana bugere kure hindure benshi bihurize benshi imitima y'abantu benshi. Ndagira noneho turimbiye kuri imwe mwenda muri cover zo wakoze ziri kuri YouTube.
Joye umuntu ashaka kukuvugisha nyine yakunze imiririmbire akavuga dushaka gukorana wenda ashobora kuba ari koraba cyangwa ari indi mikoranire yakubona gute ashaka kuvugisha nazimwe mbuga ukoresha nta kibazo byose urabirangira abantu kugira umuntu agushaka ashaka ko mukorana yakubona kuri Facebook yanjye nitwa Integuza Bienfait Joyeuse kuri Instagram nitwa Integuza Jojo Integuza Jojo umuntu yahise yakwandikira aho ngaho atumusubiza ntabwo ujya birata se ntabwo ujya uryana simi katubyizere gutyo umuntu wese wagendera aho naho ngaho yakubona Instagram ni Integuza Jojo Facebook ni okay nta kibazo noneho nimba hari ikintu wese bashaka kubwira abantu badukurikiye wagira nk'iki babwira nimba hari ikintu ukumva kikuri ku mutima babwira and then tunasoza ikintu gisaba ni inkunga yo kudushigikira ugasharinga ibikorwa byacu ugakora subscribe kuri channel yacu ndetse mugakora subscribe no kuri Power TV show byose nyine mukadushigikira ugasharinga abantu bose bakagenda babona ibikorwa byacu bikomeye bigira noneho ntago n'ubundi twasoza tutaririmbye indi ndirimbo ya nyuma isoza and then no wakoze cyane kutuganiriza Joye iyo nkwe n'umunyamuziki nyine akanaririmba nyine barumva ari ibintu byiza nkunda muziki nubwo ngiye ntajyamo inshobora kuririmba meze nka Prince mu miririmbira ijwi byarazera Liverpool wakoze Joye nawe wakoze cyane iyi ni Power TV show ndi kumwe na Joyeuse ndetse na Prince ngiye nitwa Power Designer ntibagire gukora subscribe kuri Power TV show and then God bless.